Ubuyobozi bwo muri Kenya bwatangiye gutanga imibiri y'abantu bapfuye babwirwa ko kwiyiriza ubusa kugeza bapfuye ari bwo buryo bwonyine bwo kujya mu ijuru. Nyuma y'umwaka havumbuwe imva rusange bari barimo, aho babanje gukorerwa ibizami bya ADN ngo hamenyekane imiryango yabo. Abadepite bo muri Togo bemeje itegeko nshinga rishya rizajya rituma umukuru w'igihugu azajya atorwa n'ishyaka ryagize ubwiganze mu nteko nshinga amategeko. Abo bazajya bahitamo perezida aho gutorwa n'abaturage mu gihe cy'imyaka 6. Muri Afurika y'Epfo, urukiko rushinzwe iby'amatora rwemeje ko ishyaka rya Umkhonto Wesizwe rishyigikiwe na Jacob Zuma wahoze ari perezida w'iki gihugu ryemerewe kujya mu matora azaba mu kwa gatanu. Mu ijambo rye rya mbere, perezida mushya watowe muri Senegal Bassirou Diomaye Faye yatangaje iby'ingenzi azibandaho ku butegetsi bwe, harimo ubwiyunge bw'abanyagihugu, kurwanya ruswa, kuvugurura inzego zitandukanye n'ibibazo by'imibereho. Muri Nigeria, abanyeshuri n'abakozi bagera ku 130 bari barashimuswe n'abantu bitwaza intwaro ejo kuwa mbere basubijwe mu miryango yabo.